ukuntu mbikoze ndi seri umugabo yakoreye Imana akorera Imana muri ADPR akorera Imana mu mujyi wa Kigali akorera Imana ahantu hose none aripfiri barazana amakuru atariyo noneho jewe umva icyo mvuze barenganura ndamurenganuye ajye muri ribu namara kujya muri ribu ireba uyu mugore ikibazo ndanakibona kuri uyu mugore waje agasebya abantu mbonye ikiganiro mu kanya abaturage ubwabo nkibonye ku Gasaro TV nongera numva amajwi ku Rugendo TV umugore ubwe ari mabore cyangwa n'umukobwa umwana aramwihakanira iki wenda kumuzana mu rugo bishobora kuzanamo amakimbirane wenda akavuga reka mufashiriza koko wenda habaye icyatumye umwana avuka urugo rubamo ibintu byinshi bibamo ibintu byinshi n'amategeko urumva neza habamo ibintu byinshi bishobora gutuma umugore cyangwa umugabo abyara hanze hakiri isezerano ariko noneho niba biba ubu simvugiye kuri kote ya pastor ndavugira muri rusange ariko uri kuvuga ko abagabo noneho nkavuga ngo apote nyumva neza ntago ari ibintu bisanzwe cyangwa byoroshye kumva pastor cyangwa apote wabyaye ha apotre yongo kuri the vibe niwe wamushyize ahagaragara aramusobanuruza umugore ahamya yuko yabyaranye na pastor Theogene uwa kabiri abapotere koko ibi bintu biturutse ku bapotere wa kabiri ni pastor Claude ariko pastor Claude ari mu bantu bashyirwa mu majwi cyane yuko ari nawe nkomoko y'iyi nkuru yose reka rero mbabwire abo ngabo umuryango wa Theogene uhagurutse baba yes reka ngusuhuze kandi nkwifuriza ibihe byiza udukurikira umunsi ku wundi ni Kiranuka TV twifatanyije mu maboko n'Isezerano TV imbere ya kamera zacu turi kumwe n'umukozi w'Imana tugwaye ikaze urakoze cyane abantu barimo kundeba bankurikirana ni Apostle Prophet Ntambara Innocent Saturday ndi umukozi w'Imana muri iki gihugu cy'u Rwanda nshuhuje abarimo kundeba kandi nanabasengera Mana mu izina rya Yesu ha umugisha buri muntu wese urimo kundeba mwami reka umuteze imbere umwagure mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. Duhaye ikaze abantu mwese mudukurikiye hamwe mwakoze subscribe turabashimiye kandi tubashishikariza kuza kubana natwe muri iki kiganiro kirimo umukozi w'Imana mwamenye muri beshi akaba ari umuntu mukuru tugiye kugira ibyo tuganiraho kubyo mwagiye mwumva bigenda bivuga kuri iyi mihanda ariko cyane cyane kubiri kuvugwa ku muryango wa Pasteur Theogene wayi kaze mushu murakoze cyane Kiranuka TV n'Isezerano TV Imana ibaho umugisha murakoze cyane hanyuma rero kuri iyi mihanda hariho inkuru y'umudamu cyangwa se numvise bamwe bamuhaye teme yitwa ngo indangamirwa uvuga yuko yabyaranye na Pasteur Theogene bamwe bakagenda bavuga ati oya yarabeshya abandi bavuga ati nukuri mushumba iyi nkuru ikimara kugera mu matwi yawe wayakiriye ute uko biri kose ko bitashoboka yuko utaba wayibona ikintu cya mbere gikomeye cyane umugabo kubyarana n'umugore bakabyara umwana akaza ku isi nta kibazo kibirimo ahubwo ikibazo kibirimo gikomeye cyane ni ukurangaza rubanda no gusebya rubanda no gusebya umuntu muri rubanda cyangwa mu bantu nyamwinshi ni ukuvuga birashoboka cyane cyane ko umugabo ashobora kugira umwana ku mugore batasezeranye uwo mwana akaboneka akabaho si igitangaza gikomeye cyane ariko noneho gusebya umuntu birahanirwa noneho ikindi nyacyo gutanga amakuru atariyo ariko ubundi ngire ngo mbaze aya makuru ubundi avahe aya makuru ubundi avahe nkawe umunyamakuru ndagira ngo nkubaze aya makuru ubundi avahe namakuru twumvise kuri iyi mihanda ya YouTube tuyumvana ibinyamakuru bitandukanye harimo nk'ikinyamakuru cyitwa Cacana ariko ari amakuru atanzwe n'uyu mudamu uvuga ko yabyaranye na Pasteur jewe ikintu nshaka kugira ngo mvuge
Theo yarapfuye nanjye nzapfa n'undi azapfa ariko bareke kumushinyagurira kubera icyo kumushinyagurira bareke kumushinyagurira kuko ikigaragara icyo nshaka kuvuga buri uko umuntu azamuka nawe munyamakuru nutangira kuzamuka Satani anyura mu bantu bamwe na bamwe agategura abashobora kugusebya nk'ubu rugero inkomoko y'aya makuru niramuka itari impamo biragira abo bifata RIB igomba kubyinjiramo RIB igomba kubyinjiramo keretse umuryango wa Theo utabishatse ariko umuryango wa Theo ubishatse bakabona ko bashebeje umuntu witabye Imana bikajya mu binyamakuru bikajya ahantu hose bareba icyo bita inkomoko inkomoko byavuye ninde wabizanye ese aya majwi ninde ega n'uwo mudamu wemeza RIB imugezeho yasobanura uwamuhaye amafaranga kugira ngo ashobore gusebya Theo ko kuriya yarapfuye ariko ikindi reka mbabwire munyamakuru wa Kiranuka nawe isezerano mujya mumenya ko aya majwi tuvuga atajya ava muri Google ni ukuvuga ibi bintu n'umwana wa Theo nakura azabisanga ni ukuvuga ibi bintu ntibisaza niyo mpamvu babihanira ni ukuvuga umuntu niba atambukije amakuru ajya amenya ngo biri impamo rero za YouTube izi ngizi abantu nigeze kubabwira ntibanyumva ariko narababwiye ngo izi YouTube ni nk'inyanja inyanja yituje ukajyayo ukayisanga ituje neza neza urobamo ifi unywa amazi yayo ariko y'imiraba yakubise ya miraba ishobora kuguhitana izi YouTube umuntu ashobora kuyizamo ubwa mbere akayizamo ubwa kabiri ariko ashobora kuvuga ijambo rimwe gusa bikamugezayo RIB ikazamo ingingo y'itegeko ikaza ikamufata rero icyo nshaka kugira ngo mvuge uyu muntu niba yaratanze amakuru atari impamo akurikirana agomba gukurikiranwa kuko impamvu tuvuga ngo agomba gukurikiranwa n'umuryango wa Theogene ni umuntu wakoreye Imana ahagarara ku dututi dutandukanye yahagaze ku gatuti ko muri kwa Apostle Mignoni ahagarara ku gatuti ka Prophet Ernest ahagarara ku ruhimbi rwa Foursquare ahagarara ku ruhimbi rwa DPR n'umuntu wapfuye wavuye mu isi afite icyubahiro rero abantu kubona atakiriho bakamushinyagurira ubwe ntibyemewe icya kabiri biragenda bigafata n'umuryango wande w'umudamu we n'abana bikamutesha agaciro abamwizeraga icyizere bakagikuraho rero umuntu wazanye iyi nkuru agomba gukurikiranwa kugira ngo bihe isomo n'abandi kugira ngo batazajya basebya abakozi b'Imana batazajya basebya abakozi b'Imana ariko nawe reka nkubaze nk'umunyamakuru ubundi byazanywe nande ntabwo mbizi ababishinzwe wenda bo bazabigenzura ariko jewe mfite amakuru ko Kiranuka TV Isezerano TV mwacukumbuye bivaye kuko uri umunyamakuru w'Isezerano uri n'umunyamakuru wa Kiranuka TV mwacukumbuye bivahe izi ni inkuru zagiye ziza kuri iyi mihanda zigenda zizanwa nyine zivahe Imana batandukanye zivahe Pastor Claude ndetse n'uwitwa Pastor Justin abo nibo bakozi b'Imana bivugwa yuko ari bo banageze buryo bwo kuganira n'ura mudamu ariko Claude niwe waganiriye n'ura mudamu Pastor Justin we nago tuzi ngo yabikuye hehe hanyuma bivugwa yuko n'uwitwa Bishop Gerard nawe ari mu bantu bazi neza aya makuru bakaba bazi neza uyu mugore ndetse bakaba barageze no kuri tere yaho uyu mugore yabyariye bano bana mu nzabamo
ndetse bakaganira uyu mugore akaba ari we ubihera amakuru yuko none se ugikomeza nanjye kampinduka umunyamakuru nubwo noneho ndi pasitoro ndi aposo ndi profete reka noneho nanjye mbaza urumva nuko uwo nabanzaga mbona agiye hasigaye umunyamakuru w'isezerano uyu nguyu yari amaze kuvuga yuko narindimo kumubaza ngo ibi bintu byaturutse kurindi rero hari amazina y'ababishopu yari arimo avuga n'ay'abapasitori babizanye ariko icyo ndimo kuvuga ibi bintu bisebya umuntu ntabwo ari byo Aposo none ubyumva gute kuba uyu munsi mu kintu kuko ibyo niba ari ibintu bisebya bivuze ko ari ubujajwa kubera iki uyu munsi injajwa ziri mu bapasiteri nyine nicyo ndimo kuvuga ibi bintu gusebya umuntu ugatanga amakuru mu itangazamakuru utabifitiye ububasha kandi bigakorwa n'abapasiteri ayo ni amashari ayo ni amashari ni ukuvuga ngo aba bapasiteri bazima bafitiye ishyari aya ni amashari bafitiye ishyari Theogene bafitiye ishyari umuryango wa Theogene bafitiye ishyari erega Theogene burya yari umusitari kandi yakoreraga n'Imana nta muntu yagiranye nawe ikibazo kandi akiri ku isi nta muntu nigeze numva yagiranye nawe ibibazo none uravuze ngo abapasiteri bazima bariho bafitiye ishyari umuntu wapfuye nyine icyo ndimo kuvuga nari maze no kugiha uyu munyamakuru wa Kiranuka TV wowe uwisezerano utaraza jewe icyo ndimo kuvuga ndimo ndavuga ngo ibi bintu byavuye inkomoko ninde wabizanye kuri iyi mihanda ya YouTube ninde wabizanye nabo bapasiteri nyine amazina yabo muyavuge w'ingenzi wazanye inkuru akanazana n'uyu mudamu kuri YouTube bwa mbere ni mugenzi wawe witwa Apotre Yongo kuri The Vibe niwe wamushyize ahagaragara aramusobanuruza umugore ahamya yuko yabyaranye na pasiteri Theogene uwa kabiri abapotere koko ibi bintu biturutse ku bapotere wa kabiri ni Pastor Claude ariko Pastor Claude ari mu bantu bashyirwa mu majwi cyane yuko ari nawe nkomoko y'iyi nkuru yose reka rero mbabwire abo ngabo umuryango wa Theogene uhagurutse babafunga ribu yabafunga umuryango wa Theogene uhagurutse ribu yabafunga babafunge Uya kubera iki se bidashoboka babafunga nose nibo bateye inda nyine reka nkubwire niba umuntu azanye amakuru nkuko nyazanye hano ahamya umuntu runaka avuga ngo uyu muntu runaka mu by'ukuri yakoze ibi nibi kandi atari byo hari itegeko rimuhana rirahari ibi ni uguharabika ni ugusebya none se kwandagaza umuntu muri rubanda iryo tegeko ntirihari ega burya ribu ni ubugenzacyaha ni ukuvuga igenzacyaha iragishakishaho inkomoko yacu none ko hari abantu bari buze kuvuga bati Aposo ko twaraye tukubonye ku Gasaro TV Agasaro TV jewe n'ubu ngubu ndi uretse ku Gasaro TV ndi no kwisezerano TV ndi no kuri Kiranuka TV ndi no ku bindi binyamakuru ndi no kuri Aposo Ntambara TV rero reka jewe nkubwire jewe icyo ndimo kuvuga nejo nabajije naho hose mbaza byavuye ninde wabizanye byavuye noneho niba byarazanywe n'abo bantu umuryango wa Theo uharanire uburenganzira bwa Theo utagihari nabo ubwabo ariko uziko uwakoze izi nkuru umuryango wa Theo baramutse bahagurutse uburenganzira bwabo ribi kabarenganura uziko n'ibiganiro babisiba baranabahana wowe aho ngaho barabahana kumva se utangiye kudutera ubwoba oya ntago ari ukubatera ubwoba jewe iki impamvu ndimo kubivuga munyamakuru w'isezerano ubanza unyumve neza nuko badusebya abantu banzi Imana abantu banzi abapasitori abantu banzi isengero abantu ntibagikunda Bibiliya
abantu baduciye amazi. Ubundi urusengero rwaraho umuntu aruhukira. Umuntu yabona umupasitoro akumva araruhutse. Umuntu yabona umupasitoro akumva amuhaye agaciro. Umuntu yabona urusengero akumva aruhukiyemo. Wowe ntabwo uzi ibyabaye muri 94? Wari ubizi se? Ndabizi. Abantu bagiye mu nsengero bagira ngo bagiye kubona ubuhungiro, babona padiri ni uri kumwe n'abapolisiye b'icyo gihe bagiye kubakorera ibintu bibi. Uranyumva neza? None ariko biterwa n'iki? Biterwa n'abantu. Baravuga mu Kinyarwanda ngo umukobwa ashobora kuba umwe agatukisha bose. Nk'ubu jewe reka nkubwire, abantu benshi bafite ubuhamya. Ndabasengera Imana ikababohora, ndabasengera abantu bakabyara, ndabasengera Imana igafasha imitima yabo bakaruhuka, ndabasengera maze igihe mvuga ubutumwa bwiza. Ariko ugasanga umuntu nanjye ndapfuye, umuntu aritendetse. Reka rero nkubwire, abo bantu bazana amakuru ku ma YouTube bajye bashakisha amakuru nyayo. Jewe icyo ndimo kubona nk'ubu urugero, hari umupasitoro jewe nzi, ni umukozi w'Imana, yitwa Pastor Emma Ndi Mubanzi, ubu yiswe Ndi Kumana. Avugana n'Imana n'ijuru rigatabara n'ibicu bikamanuka. Avuga neza ubutumwa bwiza. Ejo se we bamuvuzeho ibintu nk'ibi, yakwishima? Yakwishima? Reka mbaze, noneho babimuvuzeho nk'ibi birimo kuvugwa kuri Tewata kinahari, yakwishima? Jewe noneho reka mbabwire, nje noneho ndiseriye ubu ngubu, ndiseriye noneho ubu ngubu ikinzanye, ndenganuye umuryango wa Teo, ndenganuye na Teo. Ubikoze ute rero? Ubu rero ukuntu mbikoze, ndiseriye. Umugabo yakoreye Imana, akorera Imana muri ADPR, akorera Imana mu mujyi wa Kigali, akorera Imana ahantu hose, none aripfiriye, barazana amakuru atariyo. Noneho jewe umva icyo mvuze, barenganura, ndamurenganuye. Ajye muri ribu, namara kujya muri ribu ireba uyu mugore. Ikibazo ndanakibona kuri uyu mugore waje agasebya abantu. Mbonye ikiganiro mu kanya, abaturage ubwabo nkibonye ku Gasaro TV, nongera numva amajwi ku Rugendo TV. Umugore ubwe arimo intuza abaturage ubwabo bavuga ngo uyu mugore ibyo yavuze ntabwo ari byo. Icyambere uriya mugore yaragambanye. Mwese muri abantu muvuga gutyo, ariko bajya baca umugani mu Kinyarwanda bakavuga ko nyina w'umwana amenywa, ise w'umwana amenywa nande? Ise w'umwana amenywa na nyina. None ko nyina w'umwana ari kuvuga se w'umwana, bikaba byateje impagarara mu bantu. Abakozi b'Imana muri iyi minsi apose ko muri gushaka kwirengeza ribu kandi akakanta rimwe kavuga. Ariko umva Kiranuka TV n'abanyarwanda muri rusange banyumve neza, ibi ni ibibaho mu bagabo. Ibi ni ibibaho. Umugabo ashobora kubyara umwana ku ruhande, birashoboka. Noneho niba bishoboka, ejo bundi mvuga ku Gasaro TV nababwiye nuko bagomba kubikora. Urumva? Ndavuga ngo birashoboka ko umugabo yabyara umwana ku ruhande, yamara kumubyara ku ruhande, none akabona namuzana mu muryango. Uranyumva neza? Biri buteze impagarara ku mugore afite. None uyu mugore akaba yavuga ngo uyu mwana simushaka, hakavamo divorce, ibintu bikaba bibi. Ndavuga uwo byabayeho agomba kutihakana wa mwana, akamukurikirana, akamwandikisha, akamwitaho mu migabane ye afite, hakabamo 8 w'uyu mwana, hakabamo ibye. None akamukurikirana, yamara kumukurikirana akagira umusaza mukuru mu muryango, akamubwira ngo nyamuneka mfitaho nabyaye umwana hana, umwana wanjye muzamumenyere. Bisobanuye iki? Reka nkubwire, biragatsindwa bibi cyane umuntu kuba ariho atazi igisekuru akomokamo, utazi ahantu ukomoka, uraho ngaho ugira ngo uri ikimanuka wikubise ku isi, uraho ngaho. Birashoboka rero, niyo mpamvu nabwiye abagabo bagenzi banjye, ndavuga ngo umwana niba ari uwawe, hari ikintu kitaguranwa. Hari ikintu kitaguranwa jewe mvuga ni amaraso.
amaraso ntabwo aguranwa. Uranyumva neza? Amaraso ntabwo aguranwa. Ndakumva. Noneho niba amaraso ataguranwa, uyu mwana wavutse akaza mwisi agomba uburenganzira bwe, akamenya igisekuru cye. Burya mu Kinyarwanda reka nkubwire, wowe ndanabona ukiri muto, mu Kinyarwanda baravuga ngo mu Kinyarwanda baravuga ngo habyara imfizi. Uranyumva neza? Niba umugabo azi yabyaranye n'umugore cyangwa n'umukobwa, umwana aramwihakanira iki? Wenda kumuzana mu rugo bishobora kuzanamo amakimbirane, wenda akavuga reka mufashiriza koko, wenda habaye icyatumye umwana avuka. Urugo rubamo ibintu byinshi, bibamo ibintu byinshi. N'amategeko, urumva neza, habamo ibintu byinshi bishobora gutuma umugore cyangwa umugabo abyara hanze hakiri isezerano. Ariko noneho niba bibaye, ubu simvugiye kuri kote ya pastor, ndavugira muri rusange. Ariko uri kuvuga ko abagabo, noneho nkavuga ngo Apote nyumva neza, ntago ari ibintu bisanzwe cyangwa byoroshye kumva pastor cyangwa apote wabyaye hanze. Ariko se si umuntu? Ntabwo ari umuntu, ntabwo ari umuntu. Mbwira niba ari icyuma. Umuntu ariko ni umukozi w'Imana. Ntabwo ari umuntu. Si umuntu se? Ntabwo ari umuntu se? N'umuntu nk'abandi. Reka jewe nkubwire, ndi umuntu mukuru, ndasobanutse. Muri aya mago habamo ibibazo byinshi bishobora gutuma umugabo abyara hanze cyangwa umugore abyara hanze. Jewe sibyo nshaka kuvugaho. Ubutaha nushaka ikiganiro cy'umuryango tuzasesengura turebe amategeko arabiteganya hiki, nibihateganya kugira ngo umuntu akore divorce. Kuko na leta n'Imana bateganya. Uzi ko Bibiliya ivuga ngo nimugira icyo mupfibirana, umwe ajye ku wundi musozi n'undi ajye ku wundi musozi. Uzi ko leta amategeko yayo avuga ngo nihabaho impamvu nizi zigeze 3 mutandukanye, amategeko abatandukanye. Hari ibishobora gutuma umuntu ajya hanze akabyarayo. Uranyumva neza? Ibi nimbivuga gutya ndi apotre ndi profete, muraza kuvuga ngo navuye mu mubiri. Ariko bibaho cyane. Noneho twebwe icyo turimo kuvuga ni ku mwana wavutse. Umwana wavutse, reka nkubwire, Bibiliya ifite ikivuga kuri aba bana bavuka gutya. Bibiliya ivuga ngo ntabwo yabyawe n'ubushake bw'umugabo, nta nubwo yabyawe n'ubushake bw'umubiri, ahubwo yabyawe n'Imana. Soma neza Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana, ibice byaho igice cya mbere umurongo wa 12. Uranyumva neza? Niba uyu mwana avutse, jewe icyo ndimo kuvuga nka apostle kandi profete, uburenganzira bw'umwana ku muntu wari we wese. Wenda wowe ukijijwe, wenda wowe utarabyara, wenda wowe uri inkone, wenda wowe umeze gute, ntago byakubayeho. Ariko umwana wavutse akagenda agashakisha n'amatanywa akayabura, kandi azi ko se mu by'ukuri hari se afite imitungo, afite amazu, afite ibiki. Noneho yarangiza umwana akabaho mu buzima bubi, akajya ku muhanda, akaba mayibobo, akabaho mu buzima bwo kutiga. Uzi kutiga, umwana agakura muri ubwo buryo. Twebwe turavuganira umwana, ariko ntago tuvuga uwatewe. Genda avuga muri rusange. Izi saga za Theo yari umusitari, kubera yari umusitari azwi n'ama YouTube, niyo mpamvu ama YouTube amuvugaho. None uri kuvuga ngo abamuvuze bose ngo babajyane muri riya. Abamuvuze umva, nta nubwo ari we, uwari we wese. Reka nkubwire munyamakuru wa Kiranuka n'isezerano, nubwo mvuye ku cyo narindiwe icyo kubera ukibajije, reka nkivugeho. Abantu bajye bamenya amakuru bateza, ntukavuga ikintu gikomeretsa mugenzi wawe. Hari abantu rero bashaka kuvuga amakuru akomeretsa bagenzi babo, ariko umunsi wavuze inkuru ikomeretsa mugenzi wawe, ndakubwiza ukuri, ikomeretsa mugenzi wawe, iyo nkuru izagukoraho. Igukoraho, si uguharabika se, si ugusebya se, si ukwangisha abantu.
ariko ngo ribikurikirana abantu babivuze none se abantu babivuze ntibahagarariwe n'uriya mubyeyi nyine uriya mubyeyi hari bamuhamagaye bigenze gute bande urabaza bamuhamagaye abo wambwiye byagenze gute ariko bumviswe kuki bamuhamagaye kuki noneho niba bari abagabo bafite imbabazi cyane bazifitiye Theo kuki batagiye ku mugore wa Theo rwihishwa mu ibanga bakavuga ngo noneho hari umwana uraha naha tubigenze gute bose ko ari abapasiteri ko ari abakozi b'Imana kuki batagiyeyo reka dukubitira ikinyoma ahareba inzega sibyo uyu mwana uremera ko ari uwa Theo cyangwa ntago ari uwa Theo jewe reka nkubwize ukuri izi nizaga zo ku mihanda ntabwo nzi ukuri aho kuri nagatwiko uranyumva neza ntabwo nzi imvo n'imvano y'umwana jewe noneho reka nkubwire n'inkuru ya Theo uranyumva neza jewe ikintu nasaba ntabwo yakabaye ijya kuri YouTube yajya he uwo mugore nakurikiza amategeko ahubwo reka ngusabe ndagusabye nk'umunyamakuru unyemerere nkubwire ntabwo ndi umuntu uhagarariye leta ariko noneho ndashaka kubabwira iki itegeko rivuga itegeko rigaragaza yuko niba umugore abonye hari akarengane gashobora kumubaho kakaba no ku mwana we bwa burenganzira bw'umwana bukaburizwamo uranyumva neza ikintu aba agomba gukora agana akagari akagana umurenge yamara kubigana bakamukorera raporo igaragaza yuko avuga yuko uwo mwana ari uwa runaka yewe usimvuga Theo ndavuga muri rusange noneho yamara kubikora ibyo ngibyo ahasigaye akagenda bakamuha raporo bakajya gupima harya bayita bate DNA noneho bamara kuyisuzuma ibisubizo biyivamo nibyo bituma hacibwa urubanza nawe ubu ngubu ugiyewe kuvuga icyambere ndavuga ndinde reka nkubaza ndavuga ndinde ndara kwa Theo se nziranye na Theo se ndi umugore wa Theo se ndi uwo nguwo se ndavuga ndinde ntabwo nshobora kukubwira ngo umwana ni uwa Theo cyangwa si uwa Theo ndabivuga ndinde kuri iyi mihanda mwe mwitwa abakozi b'Imana nimwe mwabi ibintu reka nkubwire ibyo ngibyo byo kuvuga ngo abakozi b'Imana umukozi w'Imana azwi n'Imana ibindi bakurikiza amabwiriza n'amategeko ngo bazimaze bazitera reka uya kubyara je nababwiye nta kibazo kibirimo uya kubyara nta kibazo kibirimo wowe wabyara hanze jewe ndakubwiye ngo kubyara nta kibazo kibirimo koko bibaho yuvuze ngo ikibazo kibirimo uburemye igikomere mu mwana wavutse muri ubwo buryo none se niba uvuga ngo umugabo wabyaye nabi ni bibi none se uri ministre yaravutse muri ubwo buryo ntabwo uri bumushizeho ikizinga abantu bagiye bareba ariko nagabantu reka nkubwire wemera ko Abraham ari sogokuruza w'abizera bose ndabyemera urabyemera se none se kuki Sara ari uwisezerano Agayi akavuka Agayi ntabwo ubyemera ko yabyaye Ishimayeli ndabyemera ariko Ishimayeli ntabwo ari we nizereramo nge nizerera kuri Abraham kuki se uhabyara umugabo none se reka nkubaza Ishimayeli ni amaraso yande nk'umunyamakuru nawe undeba Ishimayeli ni amaraso yande wasanga ntarasomye isi umva Ishimayeli jewe nagiye muri Israeli inshuro 24 abantu bitwa abayuda n'abarabu ibyo bapfa n'ubutaka bikomoka ku nkomoko y'uwitwa Abraham ku bana babiri umwe Yishaka n'undi witwa Ishimayeli rero impamvu ndimo kuvuga ibi ngibi ubundi sinakabaye mbishigikira ariko impamvu ndimo kubivuga nuko nzinga umubare w'abana bari hanze bihakanywe batagira uburenganzira badafashwa ari benshi kandi nta ubarengera mu kinyarwanda babise n'amazina atandukanye ngo ni ikinyandaro ni ikivume ni iki akabuzwa uburenganzira bwa se ariko wari ubizi ko mu kinyarwanda umusaza yaragendaga akabyara hari umwana yamara kumubyara umwana akazarinda ava mu isi
uranyumva neza umwana akarinda ava mu isi atazi n'igisekuru cye uzi kutamenya igisekuru ariko ubundi reka nkubaze we munyamakuru ambwira munyamakuru noneho genda shaka kukubaza kandi ashaka kukubaza kandi niwe wanyizaniye kandi ndashaka kukubaza oya ni wowe wanyizaniye ndashaka kukubaza reka jewe mbanze nkubaza ikibazo ubundi uri uwo kwande wowe uri uwo kwande wowe uri uwo kwande ni ukubajije uri uwo kwande jewe ndi intambara Saturday wa runaka rwa runaka wowe uri uwo kwande uritumira abanyaburayi bisekera baba biriwe muri za stress wagira ngo wagira ngo umwana akeneye ibiryo jewe icyo ndimo kukubwira ni ibintu ibi bibiri noneho nanasoza nanabiveho reka giye nkubwira ibintu bibiri nka potere nka profete urumva reka nkubwira ibintu bibiri reka mbivuga icyambere abasebya abakozi b'Imana nibabirekera bashakira handi amafaranga aracyahari bareke gusebya abakozi b'Imana icyo nicyo cyambere batumva ko gusebya umuntu ari zo nyungu munyamakuru wari wumva asebya umuntu runaka atanyizaniye kandi wavuze ko kubyara atari ikibazo ko jewe reka nkubwire ntabwo ndasebye umuntu runaka icyakabiri ndimo kubasaba ndasaba abanyarwanda muri rusange uranyumva neza abanyarwanda muri rusange bazi ko abana babyaye ku ruhande babemera mu byuka bwabo reka tuganire uyu mudamu kandi nari nshoje oya ntabwo nshaka kusoza kuko hari ibintu utarasobanura uyu mudamu agaragara avuga nijwi rye avuga ngo ariko mama pastor kuri gufasha abahandi uyu mwana wanyu inzara iri kumwica nta kuntu wafasha abo ngabo ngo n'uyu nawe umufasha reka nkubwire munyamakuru nukuvuga ngo uyu mudamu ibyo yavuze narabyumvishije nuba amajwi ari hano muri telefone ariko noneho havutse abaturage bavuguruza abaturage bavuguruje jewe maze kubabona ku Rugendo TV no ku Gasaro bavuguruza bavuga ko uyu mugore ngo mbere yuko ajya no kubivuga ngo yaravuze ngo reka nje kureba Theo urumva nawe ejo bazakureba wamamaye umuntu azavuge ngo akuzaniye umwana noneho reka nkubwire jewe noneho reka nkubwire reka jewe nkubwire noneho jewe simbyanze iby'uwo mudamu n'abaturage bavuze simbyanze uranyumva neza ukuri kuzwi n'Imana na banyirako ariko noneho icyo ndimo gucyaha n'abantu bashobora kumva ko babona amaviyuzi bakayabonera mu gusebya umuntu babireke ndabinginze ndanabasengeye mu izina rya Yesu bareke gusebya bishobora no kuba ari ukuri ako se kubizana ku karubanda niko kuri nibyo bikwiriye ese mu gihe impande zombi zananiwe kumvikana impande zombi yo zanze kumvikana bagane za nzego mvuze nciye bugufi noneho unanyemerere nsengera abantu ariko mvuze nciye bugufi niba wanze kumvikana n'umuntu mbere yuko umuzana ku karubanda Bibiliya iravuga ngo banza uhamagare wa muntu niyanga umuhamagarira wa kabiri niyanga umuhamagarira wa gatatu niyanga umuteza abanyetorero niyanga mubone kumushira ku karubanda uyu muntu nibaze mu buryo bw'ibanga bakemura ikibazo niba gihari noneho nibarangiza bavuge ngo dukemuye iki kibazo muri ubu buryo noneho ikindi nababwiye uburyo bagomba kubikoramo ubu ndatuje ndavuga gahoro niba uzi ngo umwana afite banza usanzwe uwo muryango urebe niba wagufasha n'ibyanga ujye muri leta niho navuze ngo uhera mu mudugudu mu kagari mu murenge bagakora amaraporo none ayo maraporo akajya bagapima amaraso bamara gupima amaraso wa muntu niba yarapfuye hari n'abana be bagapima amaraso nukuvuga iyo byanze bijya mu rukiko kubera iki Bibiliya iravuga ngo amategeko abereyeho ibigande amategeko abereyeho abantu batumvikana ariko nayo mategeko afite ibyo ateganya uko abantu bagomba kubikora
bakabikurikiza. Nicyo nsabye, simbisabye n'umuryango wa Theo, n'abantu bose muri rusange. Ariko kuza kuri kamera ni nko kuzana umujinya, guteza abantu, gusebya, gukora iki. Niwo mvuze ngo wavuze ko ari abapasitori, wavuze ko ari abapasitori n'abantu bose muri rusange bareke kuvuga ngo barajya gusebya abakozi b'Imana, barajya gusebya abantu, barajya gusebya ibiki. Reka nkubwire, gusebya umuntu ntabwo ari cyo gisubizo. Je noneho ndabasabye baveyo bivuguruza ibyo bavuze bitari byo. Bande baza kwivuguruza abo wavuze, je simbavuga niwe wabavuze. None wanegaga umutego kugira ngo ngenda mbavuga nyine koko nzi ko kuvuga umuntu udafite amakuru. Je se ndi umwana, je ndi umwana. Abo wavuze ko wajyanga post, abo wavuze mbambirinda niba mvugaho je mbarege yongwe kumutinya. Oya ntago mutinya, oya ntago mutinya, oya ntago mutinya. Nuko umva, nuko nta makuru yabo jewe mfite ngo mvuga amazina yabo. Ndamutse mfite amazina yabo neza nabavuga. Abo vuze abuvuze ndabizi. Abuvuze bose no munyabwoba. Uva naga ari umunyabwoba, ufite agahanga gato akarinda urugomo. Komo nari kanini. Oya ni gatoya. Reka rero je nkwibwirire. Barakujyana muri libari. Umva reka nkubwire. Reka nkubwire munyamakuru. Uva reka nkubwire. Abazanya amakuru ya Theo bakayaha ibitangaza amakuru. Izi YouTube nakubwiye zitwa inyanja, narazibatije nyuma yo kureba inyanja nta kitwaye, ariko yuyishiriye irakumira. Izi YouTube zakubika, izi YouTube zagukiza. Rero jewe reka nkubwire, ahubwo rero jewe hari n'ikintu nshaka kugusaba. Waruzi ko nsemura inzozi cyangwa ntago bizi? Ntago mbizi. Umuntu ufite inzozi arota agwa mu myobo, arota agwa arota abona imiserebanya, arota abona imbwa zimurya, arota ibici. Izo nzozi genda zisemura. Abantu nibamamagare kuri 0788 58 70 61 mbasengere mbafasha. Kuko bakwiriye gufashwa, bakwiriye gufashwa. Abantu bizerere mu Mana, bizerere no mu masengesho. Mfite uburambe bw'uko Imana yacu ikora, ntabwo ari Bayali, ntabwo Imana yacu se w'umwami wacu Yesu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo uko yarari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi yakoraga ibitangaza. Twebwe abari uyu munsi Bibiliya iravuga ngo tuzabwiriza, ndetse nitumara kubwiriza tubatize. Nyuma yo kubatiza tuzazura abapfuye, dusengera abarwayi, impumyi zihumuke, ibirema bigende. Imana ikora ibitangaza. Abana ariko bakwizereye mu masengesho. Oh haleluya, abantu bakwizereye mu masengesho. Oya ugomba kugufata. Jewe rero reka nkubwire, umva munyamakuru w'isezerano nawe wakiranduka. Jewe icyo ndimo kubwira abantu noneho nibanyihamagarire. Banyihamagarire nsengane nabo. Ngira Zoom, ngira YouTube. Itoro ryacu rigira Zoom rikagira YouTube. Nibaze mbashumbe. Ariko waruzi ko hari abantu bari aho ngaho badafite umushumba. Ntiwanze kuntumira se? Oya naragutumiye. Wowe se ko nkwemera n'ubwo uri umunyamakuru, nkwemera nk'umunyamavuta. Wowe se umuntu ujya kanyarira ku misozi ugasenga n'indi utakwemera. Utakwemera yaba afite shitani. Ahubwo wowe reka nkubwire noneho mvuge n'izina ryawe Ezekeri. Wowe jewe ndakwemera, uri umugabo ufite iyerekwa. Genda kwemera. Uri umugabo w'Ijubura muzi? Uwuhe? Uriye. Uwo nguwo ndamuzi. Ndamuzi ariko ubugewe ndavuga uwitwa Profete Ezekeri. Abandi se wabambwira hiki? Turi kujya tugana ku musozo. Ariko umwana birangiye umubujije uburenganzira kwasi. Uburenganzira se gute? Kandi abaturage babihakanye. Amakuru ko ahera mu mudugudu. Se bigeze batangaza se w'umwana basi. Nyine mu byo numvishije jewe bavuze ko umwana afite se, ntabwo ari uwa Theo. Se yabonetse? Ngo se yabonetse. Uyitwa nde? Niba noneho bashaka ibintu uko bijya mu buryo bagende
bagende bajye kuri ariko umunyamakuru wambabariye tugasoza nsobanuriye aba bantu niba bashaka Theo yarapfuye uranyumva neza Theo ntakiriho uranyumva neza none hafite umuryango afite abana icyo ndimo kugusaba uranyumva munyamakuru reka bagende bakurikiza izi nzego uwo mugore niba ashaka akurikiza inzego bajya mu mudugudu mu kagari mu murenge bagakora raporo ikazamuka bagategeka ko bajya gufata umuryango w'abari abana bagapima ariko babikure mu itangazamakuru je noneho nsabye ko biva mu itangazamakuru uwo nsabye uramuzi ariko kugira ngo abikure mu itangazamakuru ni wa mugore nyina w'umwana ubu urabona bino bintu biri buze koroha ko biva mu itangazamakuru byagezemo nyine bigomba koroha koko ndategetse ndategetse ko biva mu itangazamakuru ariko wemera ko ndi profete ndabyemera wemera ko ndi apostle ndabyemera ntegetse ko izizaga z'uyu mugore uvuga ngo umwana ni uwa Theo uyu munsi ndategetse zive mu itangazamakuru aramutse atavuyeyo uraza kwigirayo agomba kuva mu itangazamakuru ndi umujyanama noneho mugiriye inama urabitegetse cyangwa mugiriye inama reka ngushimire ariko ntago unshimira ntaraba kubwira abankunda nomero hari abankunda jewe urayivuga kabiri hari abankunda umva wari uzi ko jewe nasengeye umuntu wari ufite ikintu kimwihambira mu nda nk'umukandara noneho afite indimaze imyaka 2 ndayisengera iravuka ibyo wari ubizi wari ubizi ko jewe maze imyaka 12 hafi 13 ndi kuri radio flash ndi mu kiganiro kundi igihugu kandi ugisengera wari ubizi ko nda apostle watangije amatorero ntangiza umurimo amba YouTube ibiki byose ndakora ndi umukozi w'Imana je nanyagiwe n'imvura kubera ijambo ry'Imana je ndakubitwa ndafungwa kubera umurimo w'Imana hari uwo nshaka guteturura uri mu buzima bubi uraboshwe uri impfubyi ntabwo ufite umunezero ndashaka kugusengera Imana ikore ku mutima wawe hari ibyawe byafunzwe bigomba gufungurwa mu izina rya Yesu umva reka nkubwire rero nomero yanjye ni 07 88 58 70 61 aba bantu birengagize zaga tuvuzeho zatewe noneho baze barebe umuzimu kiriho Saturday ntambara innocent basengere kwa jina la Yesu papepo bayende sana bakimbiye pepo genda turagushimira ibiganiro byacu nakagaruka urakoze cyane Imana iguha umugisha amen